Abacitse ku icumu bo mu murenge wa Nyarubuye baratangaza ko ingengabitekerezo ya jenoside kigaragara cyane, abenshi babicisha ku mbuga nkoranyambaga ndetse bagatoteza abacitse ku icumu. Umurenge wa Nyarubuye ni umwe mu mirenge igize akarere ka Kirehe yaranzwe mu bwicanyi ndengakamere mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Umubare ukaba warabaye munini bitewe n'Abatutsi bari bahungiye kuri Kiliziya Gatolika ya Nyarubuye. Gusa ngo nubwo hari ababashije kurokoka, baracyugarijwe n'amagambo abakomeretsa ndetse no gutotezwa bya hato na hato. Mukanoheri Theopiste, umwe mu barokokeye kuri paruwasi ya Nyarubuye, avuga ko hakirangwa ingengabitekerezo ya jenoside hanini ishingiye ku gutoteza abacitse ku icumu ndetse no gukwirakwiza amagambo abasesereza hakoreshejwe ikoranabuhanga. Rero aha muri uyu murenge koko ingengabitekerezo yagiye igaragara cyane cyane mu mwaka ushize, aho byagaragaye cyane bikadutera n'impungenge zikomeye, ariko havamo n'ingamba yo kugira ubutwari bwo kuyirwanya. Gusa ntabwo byadutangaza kuko uko jenoside imaze imyaka 23 irangiye, biragaragara ko ingengabitekerezo igenda iba nyinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo ari igitangaza gikomeye kuko hanze tuzi ko tuhafite abanzi benshi barwanya igihugu, bahakana bakanapfobya jenoside, kandi ntaho bagiye n'uyu munsi barabyohereza kuri za interinete, ku mbuga nkoranyambaga, bakabyoherereza abantu bose bakabibona, bapfobya jenoside banayihakana, ariko mu by'ukuri ingamba nazo zirahari zo kuyirwanya. Ubwo hibukwaga Abatutsi bagera ku 35 biciye kuri Kiliziya ya Nyarubuye, Profeseri Sam Rugege, perezida w'urukiko rw'ikirenga, yavuze ko hari abatabona ibyiza Abanyarwanda bamaze kugeraho, ahubwo bakarangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside mu buryo butandukanye, burimo no gukwirakwiza amagambo ndetse n'amacakubiri bakoresheje ikoranabuhanga. Hari abakirangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside, mujya mubyumva ku maradiyo ko iyo ngengabitekerezo ihari. Bigaragarira rimwe na rimwe byo gutoteza abacitse ku icumu. Hari n'ababyeyi bigisha abana babo amacakubiri mu ruhe Rwanda bashaka. Hari n'abirirwa ku mbuga nkoranyambaga, interineti, basebya u Rwanda, babiba amacakubiri. Abo ni abashaka kubasenyera ibyo mumaze kugeraho, ni abashaka kongera gusenya umuryango nyarwanda. Uretse ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara mu murenge wa Nyarubuye, imitungo y'abacitse ku icumu yangijwe mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi ntibayisubijwe, ariko ahanini bikaba byaratewe n'imiryango yasahuye ikaba idafite ubushobozi bwo kuyishyura. Mukanoheri Theopiste we yemeza ko yabashije kubabarira abasahuye imitungo yabo kubera ko bagize ubutwari bwo kumusaba imbabazi. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi ntago ari bose bayishubijwe, hari bake nyine batarayisubizwa, ariko nabwo biterwa n'intege nke z'ababasahuye. Si ukuvuga ngo intege nke zo kutabishaka, ahubwo ubushobozi. Ugasanga wa muntu wasahuye nta bushobozi afite bwo kwishyura ya mitungo, ariko ngira ngo hari ingamba leta yari yafashe z'uko abantu bagenda bagakora imirimo isimbura bya bindi, noneho leta yo ikazishyura ba bantu bangiririjwe imitungo. Usibye ko hari na bamwe muri twebwe bacitse ku icumu batanze imbabazi, nkanjye nihereyeho, abantu basahuye iwacu kubera ko bashoboye kuza kunyiregaho bakansaba imbabazi, rwose narababariye n'imitungo narayihoreye, ubu tubanye neza nta kibazo. Urwibutso rwa Nyarubuye rushyinguyemo imibiri y'Abatutsi basaga 58,000, gusa abaguye muri Kiliziya ya Nyarubuye ni 35,000. Hakaba harabereye jenoside y'indengakamere, dore ko hari n'umugabo waryaga imitima yabo amaze kwica.